bare rimwe kabiri gatatu mvira mu mwana hagurutswa hose ndakuzi ukunda abahungu ubwo wasanga wari uje kwirebeshwa Fabrice yo mbiswara uzengo rwakuremuro kukareba Abbas twari tuburanye cyane Bruce ko twirukanaga muri cya gitaramo cya Medime yego man usikari byo koko usitagizambayo narindi kumwe n'abandi batipe banguriye ububyeyi natashye gaba wumve yuko namenye naho na mu rugo niremera ariko natashye Nyamirambo nisanga ryamye mu gipangu cy'abandi bro ibaze walaye inzoga ni fo Vamani ariko kuri kunsiga cyane nizuraza kuzimpa neza tureka turi twinjiye class dore ndabona time zinageze mujye mu ishuri vuba mu ishuri mwese uzamuke nawe hute urarusakuza ibiki muzamuke mujye mu ishuri ntaso nihute Rebe iki kigo se wakibonye ute shana bonye riso ako tuwari tuzabaziranuka cyane yewe ibigo byose birasa ntacyo hatandukanye naho nigaga sindiga mu kigo na kimwe cyubakishije amakaro kuva natangira high school Shauri fake ubwo zibyo by'amakaro bizanye ute ubwo rero waje wumva kuzasanga amakaro aha aho duhagaze hubakishijwe amakaro amashuri ari amakaro ikibaho ari amakaro Setse ugiye kwiga nka za Green Hills wenda wabihatana shana none uransekeje urumva ukuntu bisubiyemo uvugaga nkaruko ikirabenye gusobanura shari tujye mu ishuri ndabona abandi bagezemo kare uko pera mugenzi we cyangwa umfata ari kureba mu ikaye ndahita muha 0 y'amabinga zero niko bimeze ubundi byo mwigize kandi ndahita mwirukana burundu muri iki kigo murabyumva nawe ubwo ngubwo uri kurangara nkeka ko abyumvise ari amafaranga yazanye y'ishuri ari papier hygienique yazanye ntabyo tumusubiza nawe kicura byumva neza murabyumva nge banyitaga kwetu iryo ni ryo zina ryanjye nkuko mubyumvise nkuko nabibabwiye kuko pera ni cya kitababarirwa mu kigo cyitwa Zahabu High School twumvikane sawa mwabyumvise dushaka twatangira nta mikino nta kujenjeka winsekera nta mikino mfite uwumvise yumvise nta mikino ubu turatangira
ari ko witangira itama wabaye iki? sha ni ibibazo nyine ubuze nawe nishimye nkitangira itama mba ndi gutekereza byinshi. Ufite ikihe kibazo se? ninjye bucura mu rugo mama amaze iminsi arwaye n'amafaranga yari afite yari amaye ngo unyazane ku ishuri. Ubu nibyo mba ndi gutekereza nkumva ngize agahinda sinjye uzarota ndangije ishuri. Yo sha ari ihangane ni ukuri gusa bibaho, naho ibyo gusoza amashuri byo sha n'iki gihembwe cyonyine ndabona kugisoza bitoroshye ni kirekire cyane. Uzi ko gifite amezi 4? bibaho nyine nta kundi nabigira nese sha nyine ntawe tuzahungira ibibazo mu gihe tukiri ku isi. Ese ko nakubwiye mu rugo ko ari Kicukiro, we mu rugo ni he? shangiye ni Gatsibo nyine hamwe wa mugabo uririmba igisupusupu wavuga. Dutuye impande y'akarere neza hepfo y'amashuri ruguru y'ivuriro. Ndumva uzi kuranga nk'abanyakigali. Niba ushaka kujya kureba umuntu akakubwira ngo umva nugera ahantu hari igipangu cy'ubururu umanuka gato ku kazu k'amazi, nugera ku kazu k'amazi ukate gato hirya urahabona depo y'amakara, iruhande rw'iyo depo y'amakara urahasanga umukobwa ucuruza mituyu, nuhagera umamagara ndahita nza ngufate. twiyongoze dukore groupe ya WhatsApp man. yanjye ndumva byaba ari byiza dukoze abanyeshuri bashya nkuko twahuriye kuri iki kigo, sibyo se? Yego niko kuri man. ndakubwiye kuza gusiga imisozi ku ntebe yanjye. Haguruka sigira vuba. Mumbye kabiri wagiye. Bare rimwe. Rimwe. Kabiri. Gatatu mvira mu mwana. Hagurutswa hose ndakuzi ukunda abahungu. Ubwo wasanga waruje kwirebeshwa Fabrice. Yo. Mbiswara uzengo rwakure mu roha. Kukareba. umva muceceke mbabwire muzi story uyu munsi. umva we ceceka, we bari bi train bari bi matwi ceceka. Nako we bi Chris, amakuru agezweho uyu munsi murayazi se? The Ben yakoze ubukwe na Shadib, muzaho nabikuye ni kuri Instagram we. Abasaza mfite igitekerezo cy'uko twakora groupe ya WhatsApp man nk'abantu b'inshuti twahuriye. Murabyumva mutese? Ariko tubwire Big Chris, Rebecca na Alice nabonye nta ribi ryabo. Nabo babwire tubashyiremo nta birenze tu. We Peti ishimwe. Peti uyu munsi ndashaka kugura ikivuguto muri kantine kabisa. Urukombe rumwe runini rwa Turuwasi n'ibindazi 2 bya Deji, ubwo ni 4 giga. Uriya minura bimarasa. Yimviriye umutipe wallahi. Ibyindazi 2 bya Denjiga n'uruvuguto rwa Turuwasi. Kweri urumva byajya muri aka kadakandi. Wapman cyeka niba ushaka kunyica nkava kuri iki kigo narangije n'agahembwe ka mbere tu. Umva Peti, ariko tuzi ahubwo ufata akagapapuro ugenda ukamere Rebecca wa mubebi wicara inyuma ya Fabrice. Uriya wicaye hariya wa wundi mwaserereye cyagiye kwicariye mu mwanya.
Rebe, twakoze groupe ya WhatsApp izajya iduhuriza hamwe nk'abanyeshuri bashya bahuriye kuri kino kigo. Namwe tubashyiremo se? Turi 5. Muramutse mwiyongeremo twahita tuba inshuti 7. Yes, munshyiremo nta kibazo. Ariko nimba ari abanyeshuri bashyashya gusa muri iki kigo. Nizere ko nura mutipe nabonye w'ibogari wicaye hari inyuma arimo. Ego, nawe twamubwiye kandi yabyemeye. Iyo groupe se izadufasha iki? Ariko ntukaba umuturage. Nabivuze utumva, warusinziriye se? Cyangwa nimba utabishaka ubyihorere. Nakubwiye ko iyi groupe ari abanyeshuri bashya bahuriye kuri kino kigo. Izajya idufasha kuganira ndetse turushaho gukomeza kuba inshuti. Okay, gaho nanjye nimunshyiremo. Ubu ninjye ushinzwe imyitwarire muri iyi groupe. Nta gutukana, nta gusuzugurana, nta kuvuga ibigambo bitamesha hangaha. Nta no kuzana bya bifoto by'abakobwa bambaye ubusa njya mbonewe mu yandi ma groupe. Ukosa gato tugukubita remove tukagusanga hanze y'ikibuga ibindi tukabivuganira mu gikari. Niko bimeze. Iberi sibyo? Yego niko kuri mani. Vanitera bwoba aho ngaho sha. Squad yango ni kakana kitwa ishimwe urimo urabwira. Hano twiyuje ku bushake niyo mpamvu tugomba kuba free. Ibyo by'amategeko bijyana. Fabri, tuza wirakarira manza. Ibyo avuga ndamwumva kandi nawe ndakumva. Hari groupe zihuza nka gutya kwacu ugasanga nta ntego cyangwa gahunda zifite. Birirwa bavuga ubusutwa gusa. Twebwe nk'abanyeshuri bahuriye kuri iki kigo tugomba kurangwa n'urukundo. Tukagirana inama ndetse naho bibaye ngombwa tugafashanya. Nande sinshyigikiye akavuye na bya bifoto bipfuye amaso njya mbona mu yandi ma groupe ya WhatsApp. Yego rata. Rebe ibyo uvuze nibyo. Ntabwo dukeneye groupe yo kwirirwa ducatinga ibintu bidafite umumaro. Tugomba kurangwa n'urukundo ku buryo n'uwatakaza igiceri cy'ijana tugomba kugitoragura tukakimura. Tugomba kubera abandi urugero tukaba intangarugero muri kino kigo cyacu. Nanjye ariko mfite igitekerezo. Ubu groupe yacu tuyigize yo kurwanya ibiyobyabwenge hano mu kigo cyangwa yo kwigisha abangavu ibyo kwirinda inda zitateguwe n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Hari ikibazo? Umva uyu nawe atangiye kuzana diru ndende. Tuze dusubire mu ishuri, directrice araje wanyaturuka ku biro bye. Mandi ninde iryo bandi ryatwaye amafaranga y'undi munyeshuri? Ni njye muyobozi. Ni wewe wibye Minerivare 70,000 by'undi munyeshuri? Oya, ibyo ntabyo nzi rwose. Barambeshyera. Kuva navuka sindiba n'isukari mu rugo. Nkurikira uzane n'ibyawe byose. Ndakwirukana burundu ku buryo ubera n'ibindi bisambo byose urugero. Imico miye mutangiranye kuri iki kigo ntabwo nshobora kuyihanganira na gato. Muyobozi, twari tuje gusabira Manda imbabazi. Ni ukuri kuba wamwirukanye byatubabaje cyane. Manda aritonda cyane kandi aca bugufi. Ndetse mu gihe tumaranye nubwo yaba ari gito nta bujura tumuziho. Mwese muceceke. Ndabaza Rebecca. Ese Rebecca wowe ibyo wambwiye ubundi bihagazeho neza? Nyine directrice. Uremeza ko Manda ariwe wibyariye amafaranga 70,000 koko? Nyine directrice. Urebye ari amafaranga Manda niwe yibye pe. Niwe. Bana muyobozi no kuri hariya nawe warengereye byatari. Uzikwirukana umunyeshuri n'igihembwe cya mbere atarakinjirira fresh. Burundu. Wallahi.
ni ukuri ni fo byibuze niyo wamukubita nk'akumweru kamwe cyatubire ni ukuri uriya mu bebi yari inama y'Imana buriya buceri ntabwo yibye. stop ceceka hose indisipurine nta n'ikinyabupfura ugira. ese ubwo nkabuze amategeko y'ikigo n'ibyo bishaka uba utatebeje. zana karina yawe ngo usinyire. ubu uri umunyeshuri wa hano koko? mwese muvanga munagende dore amasaha gutaha. mube muhagaze mbanze mfunge inkweto wana. ariko we Rebeka asigaye inyuma ntabwo uyu munsi dutahana. reka mbabwire guys, nubwo muri kuvuga ibyo byose rero hari ikintu cyambabaje ubwo twari muri office kwa directrice. buriya biriya bintu Rebeka yavuze nibyo, ngo Mandi niwe wibye ariya mafaranga. Mandi dusanzwe tuzi ca natunguwe pe. burya umuntu ni mugari kabisa. Fabrice wikwita Mandi umujura ntiwamufashe, nta gihamya ufite kandi ntiwakwemeza yuko ibyo Rebeka yavuze wa 100% ari byo. umva oya ntago ari byo, tujye tureka guca imanza mu gihe tudafite gihamya. Sundi ubwo muri mu biki izo story mwaziretse tugataha.